utanganye n'umukobwa ko mureba waje ngo n'undi ugenda kuri gihame ngo ry'isinda myaka ijana nge mubona igitema kiza mwese muri Kristo twese kuri Gospel Talk Nyarwanda ni hagati yo kusenga na TikTok agiye gutoranya iki katurebe uyu ndagira ngo mbaze mwibutse ngo ibyo umuntu abiba nibyo azasarura katurebe icyo ari kwibara icyo azasarura yagiye kuri TikTok sasa ku rusengero ndetse na club mu tubyiniro arajya hehe katurebe yagiye mu tubyiniro bigeze hagati yo kugikuzimu no mwijuru ureba hagiye gutoranya kandi ubuzima yabayemo murabuzi agiye mwijuru kumbe baramutubuye arabazira igihe ariko mwaretse nkajya mwijuru igikuzimu niwe wakoreye icyo umuntu abiba nicyo azasarura yewe ngo mwagize ari ingengeza kubyarangiye ute umuriro ugiye n'umuhanga ndakubwa ngo ubwo yamaze guhita byarangiye nyuma y'urupfu hari igihe hari ubanza nawe kintu bawahinda wenda babwe nuko kageze kugenda Kristo Kristo utaha.